Muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ndifuza cyane cyane guhumuriza abarokotse iyo Jenoside, kuko nzi neza ko muri iki gihe cyo kwibuka biba bitoroshye, hari byinshi bongera kugarura mu mitekerereze yabo. Aka kanya rero ngafashe ngira ngo mbabwire ngo bahumure, Jenoside yararangiye, nta nubwo izongera kubaho ukundi. Ndongera nanone nshimire abaturokoye, ingabo za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mbashimire kuko umurimo bakoze urakomeye, umurimo bakoze ni mwiza. Ndashima cyane Intwaza kubera ko nkuko izina ryabo riri bitwa Intwaza, ntabwo barekuye, ntabwo baretse kuba ababyeyi, nubwo bari bapfakajwe, nubwo bari babuze abana babo babyaye. Nyuma y'icyo gihe bongeye kuba ababyeyi, bakira abana rimwe na rimwe badafite n'icyo bapfana, nta sano y'amaraso bafitanye, ariko babarera nk'ababo, bongera gususurutsa imitima y'abo bana. Uyu munsi abo bana ni bakuru, abo bana barashimwa. Icyo nakwifuriza abacitse ku icumu no gukomeza ubutwari, no gukomeza bakusa ikivi basigiwe n'ababyeyi babo, nabo bavindimwe n'abaturanyi, bagakomereza aho bari bagejeje. Kenshi iyo uganiriye n'abacitse ku icumu barakubwira ngo data bagiye kumwica yaravuze ngo uzaba intwari, uzaba umugabo, uzagira izina. Iri jambo niryo nanjye nshaka gusubiramo, kukubwira ngo uzaba intwari, uzagira izina, uzanga umugayo, uzaba umugabo.